Igitondo cyiza kuri mwebwe mwese, hanyuma rero muraza kunyemerera amakuru azindutse muri kino gitondo tuhere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo nihuse cyane rwose twerekeze mu mujyi wa Uvira. Ni umujyi uri kuberamo amahano akomeye cyane nyuma y'uko AFCM 23 ihava no kuva ku munsi w'ejo muri rusange, ariko muri kano kanya rwose tugiye kugaruka ku bizazane ndetse n'amarorerwa wazari ikomeje kugenda ikorera muri uyu mujyi wa Uvira. Ni nyuma y'uko yigabije Alliance Fleuve Congo M23 imaze kuhava igatangaza ko ishyize mu maboko y'umuryango w'abibumbye, ariko kandi byose byaje kuba impfabusa ku rwego rukomeye cyane. Wazarindo zihita ziwigabiza, mu kwigabiza zatangiye guhita zifata ku ngufu ku rwego rukomeye cyane abaturage, abasivili nyine mu bwoko bw'abatutsi, zitangira kubamenesha, zitangira no kugenda zibasahura utwabo ku rwego rukomeye cyane. Ndagira ngo ntizimbye magambo twinjire muri iyi nkuru ku buryo burambuye, ariko kandi muri iki gitondo turaza no kugenda turebera hamwe andi makuru agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino mu isi muri rusange. Ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye, reba hasi handitse subscribe n'amakuru menshi cyane tuzajya dukomeza kugenda tubanamo ku gihe. Ni nyuma y'uko Alliance Fleuve Congo M23 ivuye mu mujyi wa Uvira mu kubahiriza ibiganiro by'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abarwanyi ba Wazarindo batangiye kwigabiza uyu mujyi ku rwego rukomeye cyane kuva mu gitondo cyo ku munsi w'ejo, ariko kandi amarorerwa bari gukora yo ateye ubwoba. Abaturage bo mu mujyi wa Uvira bemeje ko abarwanyi ba Wazarindo binjiye muri uyu mujyi mu gitondo cyo ku munsi w'ejo ku cyumweru ku itariki ya 18 Mutarama mwaka 2026, nyuma y'uko kuwa gatandatu AFCM 23 itangaje ko yawuvuyemo byuzuye. Amashusho yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abarwanyi bakunze kugira nabi abaturage, bijandika no mu bikorwa byo kubasahura mu rwego rukomeye cyane, ariko kandi muri iki gitondo n'ubundi byakomeje ku rwego rukomeye cyane. Umwe mu bayorokeraga Kivu y'Amajyepfo ubu ngubu uba mu mujyi wa Karemi yemereye BBC ko abarwanyi ba Wazarindo basubiye muri Uvira, ko nabo bategereje amabwiriza avuye ku babakuriye y'icyo bagomba gukora muri uyu mujyi wa Uvira, nyuma y'uko rwose bamaze kuba bageramo. Ati ariko ni ukubyitondera cyane, abadukuriye barabanza bagenzure neza niba ibyo AFCM 23 iri kuvuga ari byo koko ari ukuri. Nubwo abarwanyi ba Wazarindo bakomeje kwirara mu mujyi wa Uvira, AFCM 23 iwuvamo yatangaje ko usize mu maboko y'umuryango mpuzamahanga, iwusaba kubungabunga umutekano w'abawutuye, ariko kandi inagaragaza impungenge zikomeye cyane. Nyamara kandi impungenge Alliance Fleuve Congo M23 yagize birasa nkaho rwose zatangiye kugenda zigaragara ku rwego rukomeye. Mu ibarwa AFCM 23 yandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ku itariki ya 15 Mutarama mwaka 2026, yatangaje ko hashize iminsi 3 isabye ko ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO zinda abaturage bari muri uyu mujyi. Umuyobozi wa AFCM 23 Colonel Nanga yagize ati umuryango wacu AFCM 23 kuva kuri uyu munsi wafashe icyemezo cyo gushyira umujyi wa Uvira mu nshingano zose z'umuryango mpuzamahanga. Colonel Nanga yasobanuye neza ko uyu mujyi wari warasigayemo umutwe w'abarwanyi ba AFCM 23 n'abari bashinzwe ubugenzuzi, mu gihe bari bategereje ko ujyamo ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho kugira ngo ziwugenzure, ariko nabo bawuvuyemo ku itariki ya 15 Mutarama mwaka 2026. Alliance Fleuve Congo M23 yamenyesheje Loni ko icyo umuryango mpuzamahanga ukwiye kwizirikana ari uko ingabo z'u Burundi, umutwe w'iterabwoba wa FDLR, imitwe ya Wazarindo ndetse n'abacancuro bibangamiye umutekano w'abatuye umujyi wa Uvira ku rwego rukomeye cyane. Yagize iti kuhaba kwabyo n'ibikorwa byabyo ntibibangamira umutekano w'abasivile gusa, ahubwo binabangamira inzira y'amahoro ikomeje n'umutekano w'akarere muri rusange. Alliance Fleuve Congo M23 yasabye umuryango mpuzamahanga kohereza vuba ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho mu mujyi wa Uvira, ni mu rwego rwo kurinda ibihe by'akababaro nk'ibyo wabayemo ubwo wagenzurwaga n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Alliance Fleuve Congo M23 yafashe umujyi wa Uvira ku itariki ya 9 Ukuboza mwaka 2025, ni nyuma y'urugamba rwari rumaze icyumweru rubera mu bice byo muri kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Yasobanuye ko yawuvuyemo ibisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze mu mwuka mwiza. Amerika yasabye AFCM 23 gusubira mu bice yahozemo mu ntera y'ibirometero 75 ivuye mu mujyi wa Uvira, yizeza ko ari bwo umuryango mpuzamahanga uzoroherwa no kubungabunga umutekano w'abasivile. Kuva M23 yafata umujyi wa Uvira,
abaturage bongeye guhumeka babayeho mu mahoro bajya mu mirimo yabo bisanzuye, nta rugomo nta bujura cyangwa se ubwambuzi bwigeze bwongera kubaho. Nubwo AFC M23 yavuye mu mujyi wa Uvira, impungenge ni nyinshi cyane kuko benshi bagaragaza ko nyuma y'uko uyu mutwe uvuye muri Uvira hashobora kuba ubwicanyi kuba ari bawushyigikiye ku rwego rukomeye cyane, bigaragaza neza cyane ko rwose leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kuba ikomeye cyane mu cyemezo cyayo cyo gukomeza kubangamira umutekano w'abasivile muri rusange. Mu makuru ari kuvugwa mu Rwanda, Minisiteri y'ibikorwa remezo n'ubutabazi Minema yatangaje ko mu mezi 5 ashize kuva ku itariki ya 1 Nzeri 2025 kugeza ku itariki ya 15 Mutarama 2026 mu Rwanda habaye ibiza birenga 470 bihitana abantu 67 bikomeretsa abandi 123. Minema kandi yatangaje ko ibi biza byangije inzu 674 ndetse n'ibihingwa byari ku buso bwa hegitari 446 byinshi nka 33 byangiza ibikorwa remezo birimo ibiraro 8, inganda zigeza amazi ku baturage 2 n'imiyoboro y'amashanyarazi 29. Inkuba n'imwe ku mubiza byisha abantu benshi muri iki gihe, azisha abantu 45, ibingana na 61% by'abishwe n'ibiza byose ni nazo zahitanye inka nyinshi cyane ku kigero cya 96.3%. Imyuzure yahitanye abantu 13, inzu zahirimye zakomerekeje abantu 22, imiyaga ikomeye yangije ibihingwa byari ku buso bugera kuri hegitari 300 z'ubutaka, ibingana na 75% by'ubutaka buhingwaho mu Rwanda. Imyuzure yangirije ibihingwa biri ku buso bwa hegitari 43.3 mu gihe ibiza bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro byo byangije ubutaka bwari buri ku buso bwa hegitari 33.6. Akarere ka Ngoma kagaragayemo ibiza byinshi aho byanganaga na 44 byishe abantu 12 bikomeretsa abandi 22. Igicumbi habayeho ibiza 37 ariko byangize ingaruka zitari nyinshi, hapfuye abantu 2 abandi 10 barakomereka. Mu Gakenke hagaragaye ibiza 32 bihitana abantu 6, 11 barakomereka, mu gihe i Kayonza habaruwe ibiza 21 n'ibiza byahitanye abantu 7. Umuyobozi mukuru muri Minema ushinzwe ubugenzuzi ndetse no kwitegura guhangana n'ibiza, Christine Hitimana niyo twambaza, yavuze ko imirimo yo guhangana n'ibiza by'umwihariko inkuba irimbanyije ku rwego rukomeye cyane. Yavuze ko ubu ngubu bari gufatanya n'ibigo bitandukanye mu gukora imirinda nkuba mu Rwanda kugira ngo bakomeze kugenda bahangana n'izi nkuba. Ati ku bufatanye n'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro ishami rya Karongi ku nkunga y'ishami rya Loni ryita kubimukira, turacyaganira ku buryo twakorera mu Rwanda imirinda nkuba. Yavuze ko bari gutegura uburyo bwo guteza imbere imirinda nkuba yakozwe n'iri shuri n'imirimo bazafashwamo n'ikigo kizwi nka Electricom cyo mu Rwanda. Mu mwaka wa 2025 ibiza byishe abantu 130 bisenya inzu 1800. Inkuba iri mu biza byakunze kwibasira u Rwanda. Raporo y'ubushakashatsi ku biza yo muri 2024 yagaragaje ko u Rwanda rufite abantu hagera kuri 326 afite ibyago byo kwibasirwa n'ibiza bikomoka ku mpamvu karemano muri rusange. Muri aho hantu byagaragajwe ko by'umwihariko hagera kuri 134 afite ibyago biri ku rwego rwo hejuru byo kuba hakwibasirwa n'ibiza. Amakuru aturuka mu isesengura ry'ubukana n'ibyago biterwa n'imihindagurikire y'ibihe mu Rwanda yo muri 2024 ashimangira ko inkangu n'inkuba biri mu biza byateje impfu nyinshi cyane mu buryo butari busanzwe mu bihe bitandukanye. Hagati y'umwaka wa 2016 ndetse na 2023 inkangu zishe abantu 449 mu gihe inkuba zo zahitanye abantu 379 muri rusange. Mu yandi makuru akomeje kuvugwa hano mu Rwanda, Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Dr Utumatwishima Jean Paul Abdallah yinjiye mu kibazo cy'umukobwa wari koroje nyuma yo kuvuga ko urubyiruko rw'u Rwanda rukennye. Byatangiye umwana w'umukobwa agaragaza ko urubyiruko rw'u Rwanda rukennye cyane nubwo rushobora kugenda mu nzira rusa neza utabimenya. Mu mashusho uyu mukobwa yagize ati mu ndebe ndasa neza, ndamutse ngiye mu mujyi abana bo mu mujyi batangira ngo wanteje imbere, ariko urabizi se kuri
kuri momo mfite 300 yonyine, ibiceri 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Uzi telefone nkoresha ariko ndakennye. Ibi nibyo guverinoma ikwiriye kwitaho kuko turakennye ariko ntibabibona. Turakennye nimukatubone dusa neza, turakennye. Uyu mukobwa wasaga neza nk'uko abyivugira, akoresha telefone ubona ko yihagazeho bijyanye n'amashusho yafataga. Ibyo yavuze byagarutsweho cyane, bamwe baramunenga bagaragaza ko atari bwo buryo bukwiye kugaragaza ikibazo cye. Kabagambe Ignatius nawe yanditse ubutumwa busa n'ubugaruka kuri uyu mukobwa, ariko abuherekesha uruhererekane rw'ubundi bunenga abatifuriza ineza u Rwanda, ndetse ashyiraho n'amafoto yabo n'iy'uyu mukobwa arimo. Kabagambe yavuze ko umujinya wahinduwemo igisa n'ubuvugizi, agaragaza ko urubyiruko ruri gukoreshwa nk'indangururamajwi zo gusakaza ibitekerezo byuzuye umujinya by'abatifuriza ineza igihugu cy'u Rwanda. Ati bamwe bifashisha ubushomeri bagatoza urubyiruko cyane cyane ab'igitsina gore mu kugaragaza akababaro kabo, nyamara bihabanye cyane n'uko babayeho. Kabagambe yavuze ko uyu mukobwa wagaragaje ko urubyiruko rukennye bivugwa ko yahawe akazi ariko akakanga, ibigaragaza ko ibyo yavugaga byari mu murongo kuyobya aho kuvuganira abo avuga ko nta kazi bafite muri rusange. Yakomeje agira ati bari kumushyigikira mu gihe baba bacecetse iyo hagaragaye ibibazo by'urwango cyangwa se amacakubiri, ibigaragaza mu by'ukuri abo bashyigikiye. Kabagambe yavuze ko impungenge za nyazo zo kuvuganira urubyiruko zikwiriye kwibanda cyane ku gutanga ibisubizo n'amahirwe atandukanye, aho kugumura abantu hagamijwe indi migambi yihishe. Bamwe ku mbuga nkoranyambaga bamusamiye hejuru basa n'abagaragaza ko ibyo yavuze yaciye nk'amabere. Na Richard Kwizera yanditse agira ati nabyutse nizeye ko ibi bitakaragasi byasibwe none biracyahari. Kabagambe rwose bisibe, sinumva impamvu ukomeje gutekereza ko ukunda igihugu kurusha abandi. Ni gute ufata uyu mwana w'umukobwa ukamushyira mu bigaresha kubera ko yatanze igitekerezo cye? Uwitwa Caguwa kuri X nawe yavuze ko ibyakozwe na Kagambe bibabaje cyane ndetse biteye n'agahinda. Atibaze gufata umwana w'urubyiruko wavuze ko akennye ugahita umushyira mu gatebo kamwe n'abanzi b'igihugu. Ubu hari uwabonye ubutumwa bwa Kabagambe yari asanzwe azi uyu mukobwa agahita yishyira mu mutwe ko ari kimwe n'abo bagabo. Caguwa yakomeje agira ati cyakora ntawamenya, wasanga hari amakuru wenda Kabagambe amufiteho twe tudafite, akaba ari byo byatumye amushyira mu gatebo n'abariya bagabo. Naho ubundi bitabaye ibyo byaba bibabaje cyane ku rwego rukomeye cyane. Ni ku rundi ruhande witwa Chantal M kuri Twitter yashingiye ku magambo avugwa n'uyu mukobwa wavugaga ko akennye, agaragaza ko leta idaha urubyiruko amafaranga ahubwo irushakira amahirwe yo kuyabona. Ati ayo mashusho yatumye abantu batayavugaho rumwe, banze bari kuyakoresha mu icengezamatwara ryabo. Hari ukwivuguruza muri aya mashusho gusa, ubwoko bwa telefone ndi gukoresha no kuba umukene. Ntabwo leta iha amafaranga urubyiruko, ihanga uburyo bwo kuyabona ku rubyiruko. Witwa Sanabazaga kuri X yavuze ko uyu mukobwa wakomeje gutuka urubyiruko rw'u Rwanda agaragaza ko rukennye yishyuwe amadolari 400 n'abatifuriza neza igihugu cy'u Rwanda. Yakomeje agira ati rubyiruko mureke duhaguruke tumwereke ndetse tutwereke n'abandi bakwirakwiza ibinyoma ukuri. Turi abanyarwanda, abaturage bakora cyane kurusha n'abandi. Ni ibibazo byinjiyemo na Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Dr Utuma Twishima Jean Paul Dara, anakebura abazana abana ba Kabagambe muri iki kibazo. Ati mureke Kabagambe akemure ikibazo tutazanyemo abana be. Urubyiruko mfite mu nshingano rufite ikibazo cy'umurimo 18% gusa. Ugaragaje ko akennye, ko ashonje cyangwa se ko ari ukwirwanaho, ni ukumutega amatwi tukamwereka amahirwe dushyira hamwe n'inzego zose kugira ngo nawe ajyabone areke gukomeza kurira. Guverinoma yakunze gushyigikira urubyiruko cyane kandi narwo rwihariye umubare munini w'abanyarwanda binyuze mu nzego zitandukanye nko mu burezi, kwihangira imirimo, ikoranabuhanga ndetse n'ibindi. Nk'ubu muri gahunda y'igihugu ya kabiri yo kwihutisha iterambere, guverinoma yiyemeje ko muri iyi gahunda hazahangwa imirimo ibyara inyungu nibura miliyoni 1,250, ndetse buri mwaka hazajya hangwa imirimo ibihumbi 250 kugira ngo urubyiruko rukomeze kugenda rubona ibyo gukora muri rusange, n'ubundi nk'uko gahunda y'u Rwanda ikomeza kugenda ibigaragaza muri rusange.
Mwakoze kubana natwe muri aya makuru yaragezweho muri kino gitondo. Amakuru yarazindutse ari kuvugwa hirya no hino mu isi. Mukomeze kugubwa neza kandi ibihe byiza kuri mwebwe n'abanyu bose. Ndagira ngo ntizimbye mu magambo munyemerere duse n'abasubikira aha ngaha aya makuru, twongere tugaruke mu makuru agiye atandukanye tuza gukomeza kugenda tubategurira muri uyu munsi wose. Njyewe nitwa Tuyiringire Ahmed, yitwa Gira Ubuzima TV Special. Mukomeze kugubwa neza kandi mugire ibihe byiza muri uyu munsi wose.